So reka amasozi kandi mbifurize ibihe byiza ngo mwendeyemo gukurikira ibiganiro MF Social TV ibagezaho. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuko ntabwo ndi bukore ikiganiro naho njyenyine, namenyereye kubona ndipagura njyenyine, ariko uyu munsi tugiye kwipagura turi babiri, tugiye gusesengura turi babiri. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero Ikunda Baja, ngwaha ikaze kuri MF Social TV. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane kuba mwemeye kuganira nanjye. Yego. Rero muhaye ikaze kuri MF Social TV. Uyu munsi niwe tugiye kubana muri kiganiro kitari butinde kandi kitari bworohe, kuko tugiye gusesengura amakipe akomeye, tugiye kwinjiramo yose, amakipe yose yanyu mukunda yose tugiye kuyaganiraho, haba Rayon Sports, haba APR ndetse na za Polisi nazo zatangiye gusinyisha abatoza, n'indi kipe yose uzi ikina shampiyona y'u Rwanda no hanze y'igihugu cyacu turaza kujyayo ku mugabane w'Uburayi. Amakipe igikombe cy'isi cy'amakirebe naje kirakomeje, tumenye ngo se bigeze hehe, ese amakipe azatwara igikombe ageze hehe, ese ikipe ihabwa amahirwe ni iyihe, ese ikipe rero iri ku mwanya wa kangahe cyangwa se ihabwa amahirwe ameze gute. Rero n'abatinde reka twandike ikiganiro, duhere kuri uyu mutaramu wacu Jean, tumubaza ikibazo kigira kiti: ese Rayon Sports ibiri kuvugwamo cyangwa se urebye ukuntu iri kwitegura nuko APR iri kwitegura, kandi ejo bundi ku itariki 8 ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 hazaba umukino wa Super Coupe, Rayon Sports izahura n'ikipe ya APR FC. Ese uko aya makipe yose ari kwitegura, uko aya makipe yombi ari kwitegura, uko urebye uko yaguze, ayaba Rayon Sports uko yaguze, yaba APR uko yaguze, nubwo wenda APR itarava ku isoko na Rayon Sports ntabwo irava ku isoko, ngo tumenye ngo ese zihagaze gute, ariko turebye umunsi ukuntu zihagaze, niyo kipe ubona ihabwa amahirwe. Ese uyu mukino uzaba ufite ubukana cyangwa se ukuntu abafana bagabanyotewe kureba uyu mukino, uzaba ufite ikintu cyakurura abantu kugira ngo bajye kureba umukino ukuntu uzaba umeze? Wowe urabyumva gute kugira ngo turebe se uyu mukino uzaba ufite isukari cyangwa se ubuki bwawo waba ufite, nk'uko muri shampiyona yashize ukuntu byagenze bajya guhura harimo ikironyo cy'amanota makeya, abafana bakaba bahuriye buzi Stade Amahoro. Ese urabona iyo vibe izaba ihari? Urakoze, umbajije ikibazo gisa nkaho kirimo ibibazo bitatu. Yego. Ikibazo kigendanye n'uburyo umukino wazitabirwa uzahuza APR na Rayon Sports, ikibazo cy'uburyo transfer zakozwe. Ntekereza ko urebye uburyo, reka mbere yenda ku cy'umukino uzabahuza ntabwo nabitindaho byo. Umukino wa APR na Rayon Sports ntabwo ujya wihuza, ntabwo ujya wihuza uko byagenda kose. Niwo mukino w'iki gihugu cy'u Rwanda uko byaba bimeze kose, niyo bavuga ngo ni ikipe z'abafana zitoranyije, mpamya neza nashidikanya ko haboneka abafana benshi baje gufana. Gusa hari ikintu ntabwo ari rimwe sina kabiri bibaye, hari igihe hajya habaho ikibazo cyo kuba hariho kuba mu minsi bitameze neza hagati ya Rayon Sports na APR, ariko hari igihe biba biri ku ruhande rumwe cyane cyane rwa Rayon, kuko nibo bantu bakunze kugira ishyaka, baba bagize ishyaka stade bakanyuzwa. Byaba bitameze neza nabwo ukaba tubona ko harimo ikinyuranyo cyatewe n'ingaruka zaturutse ku buryo ikipe imeze muri iyo minsi. Rero ntekereza ko Rayon Sports iri kuvugwamo ibintu byinshi biri gusa nkaho bishobora gukonjesha abafana bamwe na bamwe, kuko hari abakunzi b'ikipe bo batajya bayiva inyuma, ariko aba bose baza baje kwirebera ibyishimo by'ako kanya, batajya batekereza ko hahise Rayon Sports bavuge ko Rayon Sports yabashimishije, banatekereze ko ubutaha nabwo yabashimisha. Mwe nabo ngabo ntabwo bazi, baje maze gasara bahita biruka uvuga ngo ibihe bigenze nabi ubwo nyine bacaho bakagenda, ariko byazagera bikagenda neza bakongera bakaza, niko bakora. Ariko abo bakabita abakunzi ze cyangwa nyine ni abafana bo bafana iby'ako kanya bihari. Ni nk'uko umuntu abona aca ku bantu bari kurwana akahita yiwafata uruhande, kumva bati ngenda fana uriya w'inzobe, ubwo ni uko nyine bene abo niko baba bateye. Ariko Rayon Sports ifite abakunzi benshi bayihora iruhande, ariko nyine cya kinyuranyo cy'ubwinshi bwabo, iyo habaye ako kantu nyine icyo cyuho kiragaragara, cyaba abandi baza baje gufana uburyohe Rayon Sports imaze iminsi. Rero icyo wari uvuze imyanzura kuri icyo, baba umukino ushobora kuzaba abafana ntibabe benshi pe, ko niko kuri, ntibabe benshi nk'aho dusanzwe tuzi, kubera ko icya mbere Rayon Sports imazemo igihe irimo ibibazo. Murabona gusoza shampiyona ukuntu byagenze, ntabwo yigeze byatangira ahubwo ibibazo, ntabwo yigeze ishimisha abafana.
hajemo ibibazo byinshi ngo abakinnyi barya amaruswa ibiki n'ibiki kandi bariya bakinnyi bamwe na bamwe ntabwo bari bamaze igihe muri Rayon Sports bafite abakunzi buriya ntugire ngo usibye ko tubona komantere zimwe zibatuka ariko baba bavuga neza bo yenda ntibandika ariko buriya ni abafana abakinnyi bari bafite abafana kuba baragiye rero bamuherekeve bano badefanseri uyu ukina muri defanse ninde Aimable n'abandi sibyo heriwe navuga afite nako na wundi yari avuye muri APR we buriya yari atarafatiranye neza muri Rayon buriya aza kuba amaze nk'imyaka 2 yitwara neza abakunzi ba Rayon Sports yari kubabona n'ubwo hari abantu benshi bamwita ngo umwana w'ikipe ikipe yihubwo APR ngo umwana w'ikipe niko kuri kuko niyo kipe yagiyemo ibihe byiza anamazemo igihe kinini amazemo igihe yayibereye kapiteni yanayikoreye ibintu byinshi kandi nawe nkeka ko wamubaza yavuga ko APR ari umubyeyi kuri we kuko niyo yamuhinduriye ubuzima uraza ava muri Kiyovu yavuye buriya Kiyovu ntago yahembaga amafaranga menshi muri biriya bihe nkeka ko nawe yavuga ko APR ari umubyeyi rero icyo nyanzuraho ni ukuri igihari ni uko ntago uriya mukino kumfira 100% ngo ntuzaketse byaterwa n'iminsi isigaye uburyo izi kipe zizakomeza kwitwara ku isoko gusa Rayon Sports ubona ko kubigendamo gake n'abantu iri kusinyisha n'abantu basanzwe bamwe batanazwi cyane ku rwego mpuzamahanga bigaragara ko none urumva harimo n'ibibazo mu buyobozi nk'uko bivugwa rero bishobora kuzatuma akamorale kagabanyuka Super Coupe ikaba Super Coupe isanzwe gusa nyuma y'umukino hakaba havuga ibindi kuko bishobora kuba Rayon Sports ikagitwara rwose iby'umupira byo ubibara birangiye rero wari uri kuvuga ku kigendanye n'uburyo zitwaye zombi ku isoko APR nayo gatubaye banki niko bavuga ngo gatubaye banki APR nyine yashoye amafaranga kandi nta nubwo ari n'ubwa mbere n'ushize yarayashoye none ugiye kuba ko bishobora kuzana iby'ubwa mbere nabwo ukuntu yari yatabaye banki ubwa mbere n'ubu bikazayihomba nk'uko abantu benshi bakunze gukoresha uvuga ngo bikazahomba ntago ukurikije aho umupira ugeze ku rwego rwa Afurika uyu munsi wa none APR ntago yatoye banki kuko amakipe ari gutwara ibikombe bumvise amafaranga bayashoye biri kuvuga ko yashoye amafaranga ariko inaha ku butaka bw'inyarugenge ariko wambutse Akagera ukajya hakurya hariya hakurya gato ya Kirehe ukigera Ikigoma no mu ntara y'Akagera ukigira imbere gake uhita usanga amakipe za Yanga zazamu za Singida na za Simba n'iki zishora amafaranga menshi azaza bidafite aho bihuriye n'iyo kipe tuvuga iba yashoye amafaranga inaha mu Rwanda none APR byaba bipfira ko amafaranga make cyangwa se ari uko igurirwa nabi mbere na mbere amafaranga bashora ntago ari make ahubwo mbere na mbere icyo cyo uvuze ni uko bagurirwa nabi kuko bashora amafaranga menshi ariko abakinnyi bazana bakumva ngo nibitangaza ariko ukabona nyine ibyo bagiye gukora bihabanye n'ibyo baguze n'umusaruro wabagenzeho ni ukuvuga ngo rero APR ishora amafaranga menshi nta nubwo unakurikije uburyo ari ikipe y'ingabo baba bakoze ibishoboka byose disipurine ariko mu bikorerwa muri merikato kuko disipurine yo bagerageza kuyimanaginga nubwo hatabura yenda bagira imyitwarire kubera n'ubusitari n'amafaranga menshi bahabwa bikarangira n'ubundi barengeje amakabutura bamwe bakajya mu businzi n'ibindi bivugwa ariko abenshi muri bo baba bagerageje kugira disipurine hanyuma rero igihari ni uko APR icyo wari kuvuga cy'amafaranga menshi bayashoye ugereranyije n'ikipe zo mu Rwanda ntago nayinegera 100% yuko ikipe zo hanze zimwe zikiyitsinda kuko inyinshi ziba zashoye amafaranga kwirusha ahubwo nicyo nkigirira ikibazo nicyo kwibaza ngo kiba yashoye menshi ku mafaranga ugereranyije n'izindi kipe zo mu Rwanda kibirangira n'ubundi zimwe ubona umupira bakina nta tandukaniro ririmo bivuze ngo Mercato Bugesera yakoze niyo APR yakoze usanga nta difference irimo ariko difference ikaba ku byo bashoye ku isoko usanga APR ishe miliyoni 50 z'amanyarwanda Bugesera iguza umukinnyi ya miliyoni 7 ihemba ibihumbi na magana angahe APR guhemba miliyoni zingahe abo bantu bahora mu kibuga ukabona
umukinnyi wa Bugesera arimo aracenga wa APR ugasanga ibigenda kuri swadi yose ya Bugesera APR bigenda ku mukinnyi wo muri APR cyangwa babiri muri APR, kandi ugasanga ikipe yajya gukina Bugesera yajya gukina na APR ugasanga ntatandukanye mu mupira wo gukina n'umwatse byagenda. Aho rero niho hantu tukibaza tukivuga tuti APR turifuza ko mu gushora amafaranga menshi umwanzuro mwiza yafashe wo kuzana n'abanyamahanga bashoboye, byanaba byiza hatangiye kugaragara itandukaniro ry'umusaruro ibyo baba bashoye, bagakurikirana buri kintu cyose niba umukinnyi bamuzanye, kuko amafaranga baba batanze aba yabavuye, afite aho ava yego, ariko ntabwo ari ugupfa kuyafata ngo we wagira. Rero ni byiza ko kuba bafata umwanzuro mwiza wo kuyashora, ni na byiza ko ibyo bayashoyeho bigomba kuba bifite abantu b'abatekinisiye babikurikirana bakamenya ko ibyo bintu niba bikwiye bifite kariti, kugira ngo bize babibyaze umusaruro, ya marushanwa mpuzamahanga dukina natwe tujye tubasha kugera ku rwego rw'igihugu cyacu, tujye tugira iryo shema ry'uko amakipe yacu agira. None se tukiri aho ngaho, uvuze ko ikibazo wenda cyaba kiri kuri APR kubera ishobora kuba ifite abantu bayigurira nabi. Ese aya mafaranga aramutse ahawe nka Rayon Sports, hari ibyahinduka, hari ibyo ubona byahinduka muri Mercato, cyangwa none nabyo byaza bimeze nk'ibya APR kubera ngo abapampe, hari ijambo rigiye bikoreshwa ngo abapampe nyine ngo baba barinjiye mu makipe, ugasanga ngo Pepe niba agiye kugura umukinnyi wa miliyoni wenda nk'ijana, ashobora kuba amuguze nka miliyoni 30 cyangwa 25, andi wese akegera mu mufuka bitewe n'ahantu wenda porosesi biba byaciye kugira ngo umukinnyi aboneke, ugasanga nyine umukinnyi bamuzanye bamukomveka, bamuvuga ko ari umuntu urenze kandi ari umuntu usanzwe, ariko bari kumva bamukabirije bamukwije nyine bamugize igitangaza, abayobozi ba ekipa bakumva ngo umukinnyi ararenze, bakamurwanira andi bakipe bakavuga ngo simba iri kumurwanira nawe, akumva umukinnyi uri kurwanira, akumva ari kurwanira umukinnyi na Simba, nawe akagira izo mbaraga wanga reka manganye umukinnyi na Simba, kandi ari ikinyoma nyine gihari, ari ukunda ari abakomisiyoneri, reka tubyita abakomisiyoneri bari agatangwa bari kugira ngo bakuze umukinnyi cyangwa se bagire umukinnyi itangaza, kugira ngo ubushobozi bwe cyangwa se agaciro ke kagire kiyongere. Ibyo ngibyo byari cyo byaba biramutse bikorwa gutyo, hari ikintu yazagize ku mupira w'u Rwanda cyangwa se abapape ntabwo bagakwiye kubaho nyine bari muri amakipe, hakorwa iki kugira ngo abapape bave mu makipe bareke gusingiza cyangwa se bareke gusigiriza ibintu bidahari, ibi tubona by'inyarugenge nyine, ugasanga umukinnyi baramuzanye muri iki gihugu tubanga azashundura ngo azashyira ibitego 70, ugasanga ari kugenda atera swata, gufunga umupira ntabyo azi, ujundi ugasanga ari gukina wenda nka sezo yose sakina n'imikino 30, ugasanga akina imikino 4 abanzamo, indi yose ni umusimbura. Ibyo numva nyine n'iki cyakorwa kugira ngo tuzongere kubona ibyo bintu muri champion y'u Rwanda, cyangwa abapampe ibyo byo gukuriza umukinnyi ibyo bya komisiyo n'ibinje muri football y'u Rwanda, hakorwa iki kugira ngo bicike muri champion y'u Rwanda. Nge rero sinzi n'impamvu ibyo bintu bikunze kubaho ngo abapampe, ariko nawe urabyumva oya biranahari, nta nubwo ari impamvu yo kuvuga ngo turabyumva, biranahari, birahari kuko umusaruro uturuka muri ibyo ngibyo, ariko ngewe mbona ko kuba bihari bifite abantu babyubaka, kandi n'ubundi bahora hafi y'ikipe, banafite n'ubushobozi, bafite n'ijambo, kuko impamvu no mu biganiro byatambutse ngira ngo twarabivuze, nihe mpamvu amakosa akorwa muri komite nyobozi bwite z'ubutegetsi bwa leta, meya agakora ikosa, gitifu agakora ikosa, abajyanama n'abandi bafite inshingano zo kuyobora, kuki tujya kumva tukumva ngo amategeko yabahari, bamwe bakanafungwa? Ubundi uwo mupira wubakiye kuki? Ko wubakiye ku butaka bw'igihugu, ku butaka bw'abanyarwanda, ku mitungo y'abanyarwanda, ku banyarwanda n'ubundi bwabo nyirizina, impamvu ibyo ngi sinjya nshaka no kubitindaho kundi, kuko nyine bifite ababyubatse tutakwirwa tuzi ngo ni bande, ariko umusaruro ugaragara ko ibyo biraba bifite n'ababigaragiye kandi bafite imbaraga, ariyo mpamvu rimwe na rimwe abakoze amakosa muri ibyo usanga batabiryozwa. Yego, ari igihe umuntu ashobora kuvuga gutya, yenda bamwe bakabyumva nabi mu matwi yabo, ariko realite y'umupira wo mu Rwanda ni ukwiriye. bavuga ko football imeze nk'aho iri mu kagwa kayo nyine
idakurikiza amategeko cyangwa se ngo wenda ngo agire amategeko ayigenga, kuko hari ibimenyetso bijya bigaragara ko ruswa ivugwamo, kuko bikanagaragara ko ruswa ivugwamo muri umupira w'u Rwanda, ibimenyetso bikagaragara, igihamya ikaba ihari, ariko ugategereza ko hari ikintu none cyakorwa kuri ibyo bintu byavuzwe cyangwa se kuri ibyo bintu byagaragaye ugaheba. Ese ibyo bavuga ko football y'u Rwanda ishobora kuba ifite imukarwa kayo nyine yigenga, mbese navuga gutyo ikora ibyo ishaka nyine kubera yigenga, ibyo hari ikintu waba ubizi cyangwa se hari icyo wabivugaho, kuko nyine bikunze kuvugwa cyane football yo mu Rwanda, ntabwo nyine abayobozi bayoboye football yo mu Rwanda nyine ntibajya bavugwaho, ntibajya bumva uko bakosora ibi ngibi n'ibi, kuko urabizi igisirikare cy'u Rwanda gihagaze neza, imiyoborere myiza mu Rwanda urabizi ukuntu biba bimeze nyine, kuva ku mukuru w'isibo kugera ku rwego ku muyobozi w'ikirenga w'igihugu uyoboye igihugu, nyine bose urabizi ukuntu baba bagenda bayobora, nta muntu uri hejuru y'iteka, nta n'umuntu, bose baba bari hasi y'itegeko nyine. None football y'u Rwanda bwo biri gupfira hese, hakorwa iki kugira ngo iyo football yigize akari akajyayo nyine, yo kumva ko nyine irenze, yo kumva ko irenze, idashobora kuba yenda hari ibyo yakurikiza cyangwa se yahanwa cyangwa se yavugwaho, byo hakorwa iki kugira ngo nyine ibyo bintu bicike muri football, kuko byose biva hejuru nyine mu bayobozi b'umupira nyine, ko niho bituruka. nicyo nakubwiye rega, buriya biva hejuru mu bayobozi hejuru b'umupira, ariko wakoza ngo abayobozi b'umupira bo hejuru ni bande? icyo ukibaze unakisubiza. Ni Munyangaro Fosse niwe perezida wa Ferwafa uyu munsi, ariko aza kuyobora muri Ferwafa yaje aturutse hehe? yaturutse muri polisi. Imbere y'uko aza muri polisi yaje aturutse hehe? Yari umuyobozi usanzwe nyine. Reka ibyo twe kubikurikirana, ariko wakwibaza ngo polisi yayijemo, yaje muri Ferwafa avuye muri polisi yari imazemo amezi angahe? Nyine hakoreshejwe tirike ngo bigaragare ko anyuzwa muri polisi ajya muri federasiyo. Anyuzwa muri polisi. Uwamunyuje muri polisi rero, aho niho uhita stop ugaturiza, tumenya ko umupira kuko ajya kuza muri Ferwafa kuyobora Ferwafa, nani kuyobora polisi, akanyuzwa muri polisi nyine. Yego, ntabwo yakoraga mu bintu by'isata cya siporo. Bivuze ngo wamuzanye muri polisi agira ngo azaba perezida wa Ferwafa, yari yamuteguye kuzaba perezida wa Ferwafa. Kandi si perezida wa Ferwafa wari uriho icyo gihe wabiteguye, avuga ati ngende umunyamupira, reka uyu muntu azankure, azansimbure, akomeze aho naringereje. Ntabwo ariko byagenze. Ibyo rero ntabwo wakwiye kubikurikirana. Umupira nuko wubakitseho mu Rwanda, ntabwo nzi uwamuzanye, nta nubwo nzi na misiyo yamuzanye. Ikigaragara ni kimwe, umunyamakuru ukunda kwivugira ngo icupa ni ryarindi. Ntacyahindutse, icupa ni ryarindi. Ari uwasimbuwe, ibyo yakoraga n'igihe ari gukora byiza, yenda kuko twamwebaga nk'umunyamupira, ushobora kuba hari ukuntu yabangamiye, ntawamenya, byinshi ntitubimenye, cyane ko bari abagabo bakomeye, ibintu bimwe byabo ntabwo tuba tubizi. Ariko mu kuri guhari ni uko nyakubahwa perezida wa Ferwafa yaje kuri misiyo nyine zo kuvuga ngo ibyo yabwiye gukora ashobora kuba ataranabishoboye, ariyo mpamvu nawe wenda igihe kizagera bakamurekura. Aba bana bazanye baba batekereje ko baboheje muri misiyo zo kugira ngo bateze imbere umupira, abo boheje bakabatenguha bahagira bikabananira. Ejo bundi yavuze ko mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko mu myaka 2 amaze yobora federasiyo ngo hari ibintu byiza nyine amaze kugeraho, haba ku ikipe y'igihugu nyine, ngo hari byinshi amaze kugeraho. Wowe hari ibyo ubona amaze kugeraho? Yavuze byinshi amaze kugeraho, byinshi ubwo nyumva byinshi biragaragara. Hari ibyo ubona byinshi amaze kugeraho, kandi hari bitaracika muri football y'u Rwanda, hari ibyo yasanze n'ubu ngubu bikiriho. Ntago n'ubundi iyo dukora imirimo itandukanye, ibintu byose bigira pourcentage urabizi. Nta muntu wabura ibyiza mu kazi yakoze cyangwa aburemo ibitari byiza. Uko abivuga, hari ibyiza byagezweho. Urugero nk'iyo kipe avuga y'igihugu, nibyo hari urwego, kuko ngire ngo mu mateka ya hafi ya vuba mu marushanwa, ngire ngo ni bwo bwa mbere ikipe y'igihugu
yaba yarigeze igira imyitwarire myiza nk'iyi ifite ubu uyu munsi wa none ukurikije ahahise. Kuko ndibuka ko amanota menshi twajyaga tugira, hari twagiraga amahirwe tukanganya nk'imikino 2, itsinda tukarisoza dufite amanota 2 yo kunganya gusa ngo n'imikino 2 twabaga twihambiriye tukayinganya, kuko gutsinda byo ntabwo twari tuzi uko bisa. Umwanya wa 4 mu makipe niwo twarahoranaga. Ni ukuvuga ngo rero we uko abibona ni uko byagenze gutyo, amanota tukaba tuyafite, agomba kubivuga kuko byabaye ku ngoma ye. Hano twamwibariza akabazo kamwe, iki cyatumye yongera ku wageze kuri ayo manota, iki cyatumye amurekura akagenda. Nacyo twakibaza icyo kibazo, ni akabazo tumwibarije. Namukabonye arabashe kubona iki kiganiro azadufashe azadusubize. Gusa bisa nk'ibyamaze ari ikipe itsinda, kuko impamvu tubaye nk'abagaruka inyuma ku bintu bisa nk'ibyanarangiye, kuko umutoza yaragiye byararangiye, ni uko yatugejeje ku byo we ari kuvuga none ko byari byiza. Uwamusimbuye uyu munsi nta kintu arakora, binagaragara ko dutangiye gusubira inyuma. Gute? Mu marezilita dufite se ubu imikino amaze gukina afite angahe kuri angahe? Amurushe se? Amurushe, Adera amurushe. Waba uyazi? Yakinnye umukino wa Lesotho, sibyo? Yego. Yarahagarikiwe i Kigali. Yego. Ku bw'amahirwe yishe igitego ari i Kigali, aranganya. Byarashoboka ko umukino twari tuwufite bagomba kuwutsinda tukagira amanota nabura 10. Byibuze South Africa igakomeza kuturusha inota 1. Aterwa na Nigeria. Nigeria yo ntabwo twabitindaho, n'ubundi ku bigaragara iraturusha. Nasubwamiye ko twari biriya byo nta wabitindaho, umupira ugira ibyawo. Ako mu busanzwe mu mateka Nigeria ni igihugu gikomeye. Akamugo nyene shanga izacika byo wa umupira uridonda. Ntabwo umupira widunda, umupira barawudunda. Umupira waradunda nimukanyuma abantu bazana ntabwo giye bavyumva. Umupira ntabwo widunda. Widunda gute? Umupira ugira niba widunda bazarebe kuri nkunda ikipe ya Man City. Usibye ko uyu mwaka washize yagaragaje ibintu bidasanzwe, ariko nk'umyaka yari itambutse nk'ingahe igihe cyo gutwara ibikombe bya buri munsi yikurikira, wajyaga ubona abahungu bayo ukuntu bawudunda. Uriya mupira waridundaga cyangwa barawudundaga? Rero iyo mvugo turacyafite inyarugenge, umupira uridunda ngo wana ngo umupira udunda ngo birango bigomba kuba gute iyo mukina n'ikipe twumva ko ari imvugo ziba ku munwa, turi underdog imbere yayo, ariko ziba zitandukanye n'ibikorwa. Kuko hari igihe umuntu umunyarwanda aravuga ngo waramutse, aho ati yego, umeze mutese, umeze neza, kandi yenda hari ibibazo bisanzwe. Ni umuco, ni utuntu tuza tw'utunenge, ariko tuba tumeze nk'umuco. Ko umuntu kuba yakubwira ngo umupira uridunda, sinzi icyo abashatse ko uno musobanuje buriya yakubwira ibitandukanye n'ibyo yavugaga. Umupira ntabwo widunda, ubaye widunda twagiye tujya inyuma y'ikibuga mukawushyira mu kibuga ukidunda. Wowe wakwidunda se? Muri santere wawushyizemo urayivana cyangwa hari umuntu uzakabona n'abahungu. Bityo rero ntabwo umupira widunda, barawudunda. Niyo mpamvu abanyanijira twari turi kuvuga baturusha kuwudunda, ari nayo mpamvu batudunze bakadutera 2 baturusha, badusiga cyane twari kurya byinshi abo. Osimhen wabonye ibintu yakoze. Rero igihari ntabwo ngewe uko mbibona, Adel Murusha uyu munsi agaragira rezita nziza. Imikino ya gicuti yakinnye ubonye ibyo badukoreye hari iwabo, baratwirukanyishije abana n'abakuru, abakuru bose aba international bavanze ndetse n'aba mu gihugu imbere nabo banadutsinze nabi, baraducengaguye pe. Rero igihari gifite amavamuhira nyine cyane rwose. Rero ntekereza ko iby'ikipe y'igihugu byo avuga rwose byiza uyu munsi kuri rezilita, ariko urabona ko amateka ari kugenda nanone aba mabi, twongera dutsindwa, umutoza twari dufite muzima watumaga dutsinda, ariko utamenya akomveka kino umukinnyi ugaragara, kibaza se yacaga menshi, igihugu cyabuze amafaranga, ntabwo mbese hari ibintu twe tutamenya. Ariyo mpamvu tugaruka ku cyo twahereyeho bibaza ngo mbese ngo abayobozi nyine uko niko bazi, n'umutoza niko yagiye yari muzima haza undi. Rero bajya bavuga ngo hejuru bavuga ni muri minisiteri ishobora kuba iyobora federasiyo,
ikaba ifatira imyanzuro federasiyo, none federasiyo bakavuga ati shyira mu bikorwa ibi ngibi, ku buryo federasiyo iba idafite ubushobozi hari ibyemezo nyine hari ibyemezo idashobora kuba yafatira umwanzuro kuri ibyemezo nyine byatanzwe, ahubwo ari ukuvuga ngo ahead mukora ibi ngibi na gutya na gutya na gutya na gutya. buriya reka nkubwise ukuri, muri iyi ruhago yacu hari ibintu bimwe abantu birinda kuvuga akaba ariho bipfira kandi abantu baba bazi rimwe na rimwe bitavugwa rero. buriya realite rega y'umupira mu by'ukuri tujye tuvugisha ukuri, harimo abavuze ubona ko batarebwa ijisho ryiza n'abantu, ni abantu ku giti cyabo bitewe na power bo bifitemo n'uburyo biyumva, urumva ubona ntibarebwa impamvu. Reka nkubwire, ubundi Juvenal Yajonde yarabivuze ngo mu Rwanda niho hantu yabonye abantu batubaha amafaranga, avuga ati ukuntu bashoye bakorera byose Kiyovu, bakora buri kimwe cyose, bashaka gukina n'umufungo w'Abanyarwanda, ariko byarangiye babitesheje agaciro. Rero nshatse kuvuga iki, wari uri kuvuga ku bintu bigendanye na power abantu bagira zo kuba ubyibuka wari wahereye ku bya Amerika tozi ukuntu abantu APR rimwe na rimwe bapfunyikirwa ibiki n'ibiki, ariko nzambuka mubwira nti imbaraga zihesha abantu gukora Amerika to n'izindi zizana abayobozi baha abantu akazi mbese bikazamuka ntuwe wamenya ngo bijyahe. Wari umaze kuvuga ku bintu bigendanye n'ubuyobozi bwa Ferwafa, ariko tutaza kubivanga cyane, tubanze tuvuge kuri kimwe by'umwihariko bya federasiyo, dusa nkaho twanabishoje buriya, kuko igihe cyose umuyobozi aza atari ukuvuga ngo yatowe ijana ku ijana, iyo navuga ko ari ingingo yari yizanye bitewe nawe yego karakajemo, ariko umuyobozi niba abanyamakuru bamwe bavuga ati twe turabizi runaka niwe uzayobora, ari abanyamakuru abayobozi b'amakipe batora yenda bavuga ati twe dukunze runaka turarebe bazatuyobora igihe cy'amatora, ahubwo abanyamakuru rero bamenye umuntu uzayobora Ferwafa mbere y'uko amatora. Ibyo rero ntabwo tubigarukaho, abamuzanye koko nk'uko twabivuze igihe baba babona ko ari we ukwiye. Ibya federasiyo reka tube tubisukira aho ngaho, n'ubundi ni ingingo yari yizanye twaganira kuri Rayon Sports na AFC. Muri Rayon Sports rero hari amakuru ari kuvugwa, ni ibivugwa banze n'inzego ari kubanza ibivugwa. Ejo bundi nabonye breaking news ya Taifa niwe wabikomojeho, tugahe indabyo ze muri iyi minsi ari mu kazi keza cyane, arimo arabikurikirana neza cyane, ari gutanga amapudeti kabisa kandi ugasanga koko ibintu yavuze akaba success. So rero hari yavuze ko nyine biri kuvuga ko muri Sport Sadat ashobora kuba agiye kugaruka kongera kubyimba Rayon Sports. Nibyo aragira ngo dukomozeho nyine tumenye ngo se Sadat cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kugaruka muri Rayon Sports. Ese ibi byose bimaze iminsi biba muri Rayon Sports byaba bigiye kugenda burundu, Rayon Sports ikaba igiye kuba yakipe igeze mu matsinda igezwemo n'abantu bagacinya Chatedeni bageze mu matsinda, cya gitinyiro ari kugira mu matsinda nicyo yabigiye gusubirana kuba Sadat yego cyangwa se uzongera bize mu njyane nk'uko n'undi yirukanwe muri Sport bimeze. Ese izo mbaraga zifite amafaranga yarafite yo kuba yaza akabyimba Rayon Sports nk'uko abasaza baraje barananiwe, yafite rero amaze imyaka ine ayibyimba wenyine, nubwo atagejeje gukora byinshi ariko yarigejeje ku mbaraga ze yarafite, yaragerageje ayibyimba wenyine, abasaza baraje tuzigwazanye amafaranga biranze, none Sadat rero arashaka ngo iyi kipe ayibyimbe wenyine nyine. Ese Sadat ibintu abifitiye ubushobozi cyangwa nyamagambo nyine yiwe ni kushobora nyine kubariyo kugira ngo agarure igikundiro cyangwa se agarure igitinyiro n'undi yasanzwe afite. Ariko tujye dukura urujijo mu bantu no mu bintu bivugwa kenshi, ntago Sadat yabyimba ikipe wenyine, ntago nzi umutungo we niyo waba ari mwinshi ku gipimo kingana gute, ntago ntekereza ko mu babifite mu bushobozi batinyuka ikintu cyo gutekereza ngo bagiye guha Sadat ikipe wenyine. byaba ari ugukabya, kuko Rayon Sports ni ikintu gishobora kuba igicuruzwa ndetse cyagutse kandi cy'abanyarwanda gishobora kungura abantu benshi. Ufashe rero ikirombe cya zahabu ukagiha umuntu umwe, burya uba ugiye guteza ibindi bibazo. Mu Rwanda hari abantu niba koko itegeko, kuko sinzi n'impamvu Rayon Sports ngiye buriya yaba Rayon Sports, Kiyovu Sports, kuko izindi kipe ngiye mbona ayo makipe abiri uko nyavuze navuga ngo ni amakipe y'amazira karengane,
kuko nubwo abantu bahora bavuga ngo inzirakarengane gute ndabisobanura kuko impamvu ibintu bihora bizamo ibibazo mpereye nko kuri Rayon Sports uyu munsi wa none wavuga ngo Rayon Sports ni iyande ko ariyo kipe ifite izina ribyibushye mu gihugu cy'u Rwanda abafana ba APR bambabarire ntabwo nsuzuguye ikipe yabo ariko impamvu mvuga ngo niyo ifite icyambere niyo nkuru kuva mu myaka yose imaze yavutse Rayon Sports yamye ari Rayon Sports ni ikipe ibyibushye ni ikipe ifite abafana benshi ifite abakunzi benshi banayikunda banayigaragaza ko bigaragara ko urumva kuba imaze imyaka yose tuzi kuva muri za 40 kugeza uyu munsi ni ikipe itarigeze icika amazi ni ikipe rero ifite amateka y'igihe kirekire kandi meza igiye igira imikino itsinda amakipe yo hanze igatsinda ibikombe mu Rwanda igiye ikora ibishoboka byose rero impamvu mvuze ngo ni inzirakarengane uyu munsi wa none ntabwo yakabaye ikiri ikipe imeze nk'aho itagira nyirayo twebwe abafana n'ubundi ntabwo bamwe abenshi abayikunda abenshi muri twe ntabwo dufite ubushobozi bwo kuyishoramo amafaranga ngo tuyicuruze ahubwo twebwe twishakira ibyishimo cyane ibaye ibiduha rero waba yiyobora yose twibyo ntibitureba ntabwo bitureba ipfa kuba ifite ubuyobozi bwiza ifite abakinnyi beza itanga ibyishimo twe dufana igitego cyinjiye turaserebura ntitwita ngo gitsinzwe ngo n'umunyarwanda si umunyamahanga bose urabizi abantu twagiye dukomera amashyi abenshi n'abanyamahanga twebwe uje akitwara neza muri Rayon Sports ntabwo tugenda ku cyo kuvuga ngo afunga ikinyarugenge aho yabavuka hose nta marangamutima burya abafana amarangamutima yabo yerekeye ku gitego iyo cyabonetse mu bicuti iyo kitabonetse niyo mwamuvukana bagutera amabuye bivuze icyo nshatse kuvuga kuba uyu munsi ikiba mu bintu by'akajagari umuntu akaza utamenya ngo afite iyihe stati gusa ukumva ngo yabaye perezida ariko ntumenya niba uyu muntu azashora ngo ahagararira ikipe koko ayirinde kuburara ayirinde kubwirirwa ayirinde kuba ku muhanda ayirinde mbese kuba bya bibazo byose bituma ikipe itagaciro kugeza uyu munsi ntabwo ibyo bintu naho ndetse aho barakomeraga icyo rero njye nari mvuze ni ayo makipe uko ari abiri ni inzirakarengane ni amakipe afite amazina ako ameze nk'aho amazina yabo ameze nk'ayasakaye nta fondasiyo mbese igisenge kirubatse ariko nta fondasiyo bivuze ngo isaha ku isaha yahuruduka akikubita hasi niyo mpamvu ubona ikipe nka Rayon Sports ujya kubona ukabona umwaka umwe arakubise amakipe arakubise uwundi mwaka wareba muri Rayon Sports ukagira ngo ni akademi ukareba umukinnyi ufite izina urimo bose baragiye uwo munsi ntishobora gutsinda mbese n'uyu munsi uko imeze ubu nonaha ntabwo Rayon Sports ihagaze neza rero icyo nari mvuze reba Kiyovu Sports mbihuje nayo ni ikipe ifite izina ariko reba uyu munsi ahiri urimo urabibona none si ubwo wambwira ngo Kiyovu Sports bari babigerageje babyikoreye navuga ngo bari babyikoreye ko yari ibonye umuyobozi uhangana arakubita ashora amafaranga ye amakipe arahondagura mpamya neza arashidikanya niyo aza gusohoka uriya mugabo yari yaminiyaga yari kongeramo andi maraso iyo aza kugira amahirwe yo gusohoka mu marushanwa nyafurika ibyo yari gukora ari kubibona kuko yarakoraga ko yagaragaje itandukanye n'ubwo hari abantu bumva bamutuka bavuga ni impamvu z'amarangamutima cyangwa bafite n'aho bavugira ariko irezita z'ibyo yakoze birigaragaza harimo diferanse ariko bamwe nyine babikasa buriya si igitangaza ko umuntu akubwira ngo ibisina bibonye kandi abibona nyine bakabivuga wese wagira uti ariko Juvenal yakoze imirimo ikomeye mu mupira w'u Rwanda yakoze ibintu bikomeye muri Kiyovu Sports nkeka ko yaba ari Sports igomba kumwubaha Rayon Sports yayitsindaga yatanze ruswa bimwe bijya bivuga mu Rwanda APR yayitsindaga bamushinjaga ruswa siko kubatsindira kuri tapive mu kibuga none se abahera bavuga ko ntacyo yarashoboye babikura aho muzi naho nziranye nawe bamushinjaga kwica umupira w'u Rwanda kubera ngo nyine yarawicaga ko yabatsindaga yarawicaga ubundi navuye ngo harimo realite y'ibindi bintu biri inyuma y'umupira ariyo mpamvu
n'izo kipe uyu munsi wa none utamenya impamvu zitagira ba nyirazo. APR imeze neza, utarakomeza gato kubera ko ifite ba nyirayo. Ikipe y'Abanyarwanda ariko ifite ubuyobozi, ikibazo cyose cyaba ifite aho twakibariza. None uyu munsi ko Tadei bari kumuvudukana, uriya musaza Muvunyi nawe akaba nawe uruhande avudukana nawe ruri kumuvudukana. Uyu munsi ibibazo mu buryo buri kiriya bihari ku isaha ushobora kumva ejo Muvunyi yagiye cyangwa na Tadei yagiye. Ubundi ikibazo Rayon Sports ijana ku ijana bakibazanye. Ntago mbirukanye, baracyari mu nshingano, ariko ku bigaragara harimo akaguru kamwe kandi katarimo, kuko nabo ubwabo niyo batabirukana bishobora kubarenga bakegura. Ariko kuko ikipe nka APR ifite ubu institution ihamye ihari inyeganyega, niyo wari urimo mu nshingano iyo ahindura inshingano cyangwa se areta yarinze cyangwa habigenza ukundi kuntu, uko bigenda kose ko institution yubatse, umwanya yarimo hagomba kuba hari undi muntu ako kanya bikivuga. None uyu munsi Tadei yeguye, yega amategeko yabateganya ngo perezida yegura vice perezida mukuru, ariko hari n'igihe bajyana institution yabo yubatse ihari ku buryo wabibaza nde, ubwo ni RGB. RGB ntabwo biri mu nshingano zayo, iri mu nshingano zo kuba ishinzwe imiyoborere. Uwo ari we wese utaruvuga ngo ni Rayon, uwo ari we wese uri mu gihugu ufite urwego runaka cyangwa se ikintu runaka, bo biri mu nshingano zabo. Ariko ntabwo biri mu nshingano zo kuvuga ngo Rayon utuntu twose niyo, iba igomba kuba ifite urwego rukurikirana ibintu bya Rayon. Niko bimeze. Icyo RGB ikora ni ugushyiraho amategeko, twe tukayubahiriza. Ntabwo nzaba mfite icyiciro nshaka gushinga niba ari nk'itorero cyangwa iki, ngo noneho ize kuba ariyo inanyoborera, ahubwo yimpa amabwiriza n'amategeko ngomba kubahiriza, noneho njye nkayakurikiza nyakoresha bitewe n'ibyo nshaka kubaka muri cya cyiciro runaka yamereye icyangombwa cyo kugira ngo mbemo. Rero Rayon Sports uyu munsi wa none na Kiyovu nibyo nkubwira, niyo mpamvu rimwe rimwe ubona yaba Kiyovu urabona iri ku muhanda pe, iri ku muhanda isaha ku isaha yanamanuka cyangwa yanasenyuka, nubwo ntawe ubyifuza, ni amakipe meza, ariko uyu munsi wa none icyo kibazo kirahari.